tubaha ikaze abakurikiye Impera Star. Muri aya makuru turagaruka ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagaye ikinyamakuru BBC cy'Abongereza gikomeje kwamamaza umutwe w'iterabwoba FDLR. Muri aya makuru kandi turagaruka ku ihurizo ryo kwishyuza miliyari 2,900,000 yatanzwe kuri mudasobwa zo mu bwoko bwa Positivo zahawe abanyeshuri. Turagaruka kandi ku ndangamuntu zigiye gutangwa aho ubu zitazahabwa umuntu w'imyaka 18 gusa, ahubwo n'umwana ukivuka agiye kujya afata indangamuntu. Mu makuru yo mu karere, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ati ibiganiro na M23 nibirangira ntihazongera kubaho kuvanga ingabo ukundi. Naho mu makuru yo mu mahanga turagaruka kuri inkuru ya Inácio Lula da Silva, ni perezida w'igihugu cya Brazil waburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ikwiriye guhagarika kwitwara nk'ubwami buyoboye isi, ahubwo igatangira kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu. Ibi hamwe n'ibindi tutagarutseho muri izi ncamake z'amakuru ni bimwe tugiye kugarukaho muri aya makuru mwakusanyirijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Bahizi Jean Baptiste. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagaye ikinyamakuru BBC cy'Abongereza gikomeje kwamamaza umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano yo kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, byose bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 90, nizo ngingo nyamukuru zigize aya masezerano. Ariko kandi BBC Gahuza ishami ry'ikinyarwanda yakoze inkuru ku cyo umutwe wa FDLR uvuga ku masezerano ya Washington ategeka ko urandurwa. Isobanura ibaruwa ifunguye perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Byiringiro Victor yandikiye perezida Donald Trump wa Amerika. Minisitiri Nduhungirehe yasubije iki kinyamakuru ko kidakwiye gutwikira ubugizi bwa nabi bwakozwe n'uyu mutwe w'abajenosideri, kubusukura cyangwa se kuwamamaza, mu gihe umuryango mpuzamahanga ushyigikiye ko usenywa. Yagize ati ntibikwiye ko iki kigo cy'Ubwongereza gishinzwe itangazamakuru gikomeza gutwikira, gusukura no kwamamaza FDLR, umutwe w'abajenosideri uri muri Kongo. U Rwanda, Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byemeye ko usenywa. U Rwanda rusobanura ko FDLR ari ikibazo ku mutekano warwo kuko imaze imyaka myinshi ifite umugambi wo kuruhungabanya, cyane cyane ko yanabigerageje kenshi mu majyaruguru y'uburasirazuba. Ibitero bya FDLR birimo ibyo yagabye mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa gatandatu 2022. Ibi kandi nibyo byatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo mu rwego rwo gukumira ibyashobora gukurikiraho. Naho kandi miliyari 2,900,000 za mudasobwa zo mu bwoko bwa Positivo zahawe abanyeshuri, ihurizo rikomeye kuri Africa Investment Distribution. Innocent Muhizi, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA, yatangaje ko muri gahunda yo kwishyuza ikigo kibereyemo leta umwenda wa miliyari 2,900,000 bahisemo no kuha imirimo cyakora izavamo inyishyu. Africa Investment Smart Distribution ASID cyatsindiye isoko ryo gukwirakwiza mudasobwa za Positivo mu mashuri atandukanye mu gihugu. Cyazihabwaga na leta kigomba kuyishyura, ariko kubera ibibazo bitandukanye kinanirwa kwishyura. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta umwaka warangiye mu kwezi kwa gatandatu 2024 igaragaza ko iki kigo kibereyemo leta umwenda ukomoka kuri izi mudasobwa. Innocent Muhizi, umuyobozi mukuru wa RISA, kandi ubwo yasobanuraga amakosa yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2025, yagaragaje ko ASID yatangiye kwishyura.
yagize ati umwenda ACID ubwo ni Africa Investment Smart Distribution ifitiye leta twari twabagaragarije ko twakoze ibiganiro na Minecofin aho twari twanabaye raporo igaragaza ko ibisabwa byose risa yari yabikoze hari hasigaye kwishyuza iki kigo. Gusa yavuze ko umuvuduko bishyuraho ari muto cyane ku buryo bari banatanze igitekerezo cy'uburyo byakorwamo kugira ngo birusheho kwihuta bakazajya bakora imirimo inyuranye y'ikoranabuhanga. Yagize ati mu by'ukuri bakomeje kwishyura buhoro buhoro ku buryo bitari ku muvuduko ushimishije ku buryo uwo mwenda wakwishyurwa bikarangira kuko iki kigo uburyo cyasabye kwishyura bwatangiye gushyirwa mu bikorwa. Muhizi kandi yagaragaje ko nyuma y'ibiganiro bagiranye ubu bamaze kwishyura miliyoni 3. Yavuze kandi ko iki kigo cyasabye leta ko cyakwishyura binyuze mu gukorera leta indi mirimo aho kucyishyura bagakata ku mwenda kibereyemo leta. Yagize ati niba baje bagakora iyi mirimo ihwanye n'aya mafaranga Minecofin idukorere igenagaciro ry'iyo mirimo tuvuge ko bihwanye n'amafaranga mu nzego zitandukanye z'ikoranabuhanga. Depite Musolini Eugene yagaragaje ko mu igenamigambi ry'uburyo iki kigo cyagombaga kwishyura leta bari biyemeje ko bazarangiza kwishyura mu 2025. Ati izi miliyari 3 hanyuma bakaba bamaze kwishyuraho miliyoni 3 tukaba turi mu kwezi kwa karindwi 2025 uyu mwenda uzaba warangije kwishyurwa. Perezida wa PAC Mwakwa Valens agaragaje impungenge ko iki kigo gishobora kutazagira ubushobozi bwo gukora imirimo yose bazagiha ngo gikore cyishyure. Muhizi ati umwenda wari miliyari zirenga 3,500 ubu bari bageze kuri miliyari 2,900 bakaba baratangiye kwishyura. Byumvikane ko tuzasubiramo iyo ngengabihe yo kwishyura. Ntabwo bizarangira uyu mwaka, tuzongera igihe kugira ngo bashobore kwishyura. Muhizi yavuze ko iki kigo gifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bitandukanye kuko gisanzwe gikora mu mirimo itandukanye y'ikoranabuhanga. Hanyuma Depite Musolini yongeye kugaragaza impungenge ko ACID izajya ihabwa amasoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyamara hari abandi bari gukora ibikorwa neza. Yagize ati ibindi badukorera ntabwo tubyanze ariko mu gukorera mu mucyo dukwiye kuba tuzatanga isoko cyangwa tugashaka ababishoboye bose bakaza tukaganira aho gufatirana uhari kuko abizi cyangwa abikoramo cyangwa yananiwe kwishyura aho kumva ko twagumana uwo dufitanye ikibazo ngo tumushakire ibindi akora. Naho kandi ngo n'umwana ukivuka agiye kujya ahita ahabwa indangamuntu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA cyatangaje ko umushinga w'indangamuntu koranabuhanga ugeze ku rushyirwa mu bikorwa kuko mu mezi 3 ari imbere bazaba batangiye kwinjizamo amakuru yose aranga umuntu. Byagarutsweho ubwo ubuyobozi bwa RISA bwisobanuraga ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye mu kwezi kwa 6 2024. Innocent Muhizi umuyobozi mukuru wa RISA yavuze ko imishinga yakozwe binyuze mu mushinga witwa Rwanda Digital Acceleration Project ugamije guteza imbere ikoranabuhanga harimo no kubaka systeme y'indangamuntu koranabuhanga. Yasobanuye ko ibikorwa bitinda byarangiye ubu icyiciro kigezweho ari ikihuta cyane. Yagize ati nko mu mezi 3 cyangwa 4 ari imbere tuzatangira ibikorwa byibanze nko gukusanya no kwinjizamo amakuru ibyitwa pre-enrollment exercise mu rurimi rw'icyongereza. Byumvikana neza ko ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga ikigo kibiyoboye ni NIDA tuzatangira kwinjizamo amakuru. Yasobanuye kandi ko hazafatwa ibimenyetso ndangamimerere byinshi ku muntu ugereranyije n'ibyafashwe mu gihe hatangwaga indangamuntu ikoreshwa ubu. Yagize ati mbere ujya gufata indangamuntu bagiraga ibikumwe 2 gusa ariko ubu bazagira intoki zose uko ari 10 bagire n'imboni y'ijisho ku buryo iyo ugiye gufunguza konti yawe uyu munsi bisaba kugaragaza indangamuntu yawe ariko icyo gihe utanahari ushobora gufunguza konti yawe kandi ku buryo bwemewe bw'ikoranabuhanga.
Muhizi yavuze kandi ko mu gihe iyi ndangamuntu izaba itangiye gukoreshwa, umuntu azaba ashobora gusaba serivisi zose yifuza atagombye kuva ahari. Yagize ati ni ukuvuga ngo utanahari ushobora gukora igikorwa mu bijyanye n'imari kikarangira neza. Icyo gihe kuko uzaba wakoresheje igikumwe, imboni cyangwa n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, tuzashyiraho na porogaramu yo muri smartphone ku buryo ushobora kwemeza ukavuga uti ni njyewe koko, kandi hariya nabo bakemeza ko ari wowe koko. Ubu ntabwo bishoboka kuko indangamuntu yacu hari ibintu bimwe na bimwe idafitemo. Mukesha Josephine, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA, ubwo yari mu kiganiro cya Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, yatangaje ko mu kwezi kwa karindwi 2025 bazatangira ibikorwa byo gukusanya amakuru azashyirwa muri sisiteme y'indangamuntu koranabuhanga. Yagize ati ubu indangamuntu ntabwo tuzongera kujya tuyitanga guhera ku myaka 16, ni ukuva umuntu akivuka, ariko dufotore gusa guhera ku bana batoya, ubundi dufate bya bipimo ndangamiterere. Akomeza agira ati rero aho indangamuntu ikoranabuhanga itandukaniye niyo dufite ubu, iza mu moko 3. Ushatse wayifata mu buryo bufatika nk'iyi dufite, ariko ikaba ifiteho amakuru agabanyije, kuko uyu munsi iyo uyirebye uba ushobora kubona imyaka yanjye. Hari andi makuru ubona atari ngombwa ko uyaha buri wese. Biteganywa ko hashobora gushyirwaho amazina n'ifoto gusa, ubundi hagashyirwaho QR code ibitsemo amakuru yisumbuye, nayo akabonwa bitewe n'ububasha uyareba afite. Yatanze urugero nko kwinjira ahantu bisaba ko umuntu aba afite imyaka 18, aho amazina y'umuntu aba atari ngombwa. Ati kuba ufite indangamuntu koranabuhanga biguha uburyo bwo guhitamo amakuru utanga bitewe na serivisi ugiye guhabwa. Indangamuntu koranabuhanga kandi izajya itangwa muri telefone ku buryo nyirayo azaba ashobora kwerekana amakuru ashaka bitewe n'ahagiye, mu gihe ubundi buryo ari nimero yayo umuntu ashobora kuvuga uyimusabye agasuzuma ibimenyetso ndangamiterere. Ibi rero bisobanurwa ko kugira ngo hagire igikorwa ku makuru ari mu ndangamuntu koranabuhanga y'umuntu, bizajya bisaba ko nyirayo abyemeza. Azaba afite kandi uburenganzira bwo kwemeza ibigo n'abandi bantu bashobora kubona amakuru ayirimo no kugira icyo bayamaza. Mukesha kandi akomeza agira ati ubu icyo turimo gukora ni ukubanza kubaka sisiteme zo kujya kubikora. Mbere y'uko tubitangira, icyo dushaka gukora ni uko buri wese abanza kureba ko amakuru ye dufite uyu munsi yuzuye, kuko rimwe na rimwe hari igihe ujya gusaba serivisi ukajya nko gusaba icyangombwa ukaza gusanga amazina y'umubyeyi handitseho rimwe, irindi ntiryanditse, cyangwa se ryanditse nabi. Turashaka ko igihe tuzajya kumuha indangamuntu koranabuhanga abanze arebe amakuru ye yari ahari ayemeze ko ariyo. Biteganyijwe ko mu kwezi kwa karindwi 2025 hazatangira ibikorwa byo kwemeza amakuru abantu bafite muri sisiteme y'indangamuntu. Yagize ati turashaka kugendana n'ibihe, aho abantu baba baboneka bose, kuko harimo no gufata n'abana. Umuryango wose kandi wibuke ko umuntu uri munsi y'imyaka 18, umubyeyi cyangwa umuntu umufiteho ububasha bwa kibyeyi, niwe ugomba kwemeza. Tugomba rero gukora mu gihe abantu bose bari kumwe, na wa wundi ushobora kwemereza undi abikore. Mukesha asoza avuga ko bifuza kugera ku baturage kugira ngo iki gikorwa cyihute kandi kigere kuri bose. Naho Patrick Muyaya muri Kongo ati ibiganiro naye mu 23 nibirangira ntihazongera kubaho kuvanga ingabo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasobanuye neza aho ihagaze ku kibazo gikomeye cyane cyo kwinjiza abahoze ari abarwanyi ba M23 mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya yavugiye kuri Radio Okapi ko iki gikorwa nikinashoboka kizakorwa kaparika, cyangwa gusuzuma dosiye ku yindi, bitazakorwa mu kivunge. Mu kiganiro cyaranzwe n'impaka zikaze za politike n'umutekano, umuvugizi wa guverinoma yagize ati ibiganiro na M23 nibirangira ntihazongera kubaho kuvangwa cyangwa kuvanga.
kwinjizwa kose kuzakorwa kaparika binyuze mu nzira itoroshye ikubiyemo no kugenzura ko nta byaha yakoze. Iri jambo rero ngo rigamije guhumuriza rubanda rutazi uko ibintu bimeze, ariko ku rundi ngo ni gashoza ntambara ku ruhande bahanganye bari mu biganiro. Bavuga ko ku butegetsi bwa Joseph Kabila benshi mu bahoze ari inyeshyamba binjijwe mu gisirikare cy'igihugu nta genzura ryakozwe, uburyo bwakunze kwamaganwa ndetse bufatwa na bamwe nk'impamvu yo kujegajega kwa FARDC. Inacio Lula da Silva, perezida wa Brazil, yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ikwiriye guhagarika kwitwara nk'ubwami buyoboye isi, ahubwo igatangira kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu. Ibi da Silva yabigarutseho ubwo hasozwaga inama ihuza ibihugu bigize umuryango wa BRICS, aho yasubije ibiheruka gutangazwa na Perezida Donald Trump avuga ko agiye gufatira ibihano by'umusoro ibihugu bikorana n'uyu muryango. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, Donald Trump yavuze ko politiki ya BRICS igamije kurwanya Amerika. Trump avuga ko kubera iyo mpamvu ibicuruzwa biva mu bihugu bigendera kuri politiki ya BRICS byoherezwa muri Amerika bizazamurirwa umusoro. Yagize ati, igihugu cyose kigendera kuri politiki ya BRICS irwanya Amerika kizacibwa undi musoro w'10%. Nta cyitonderwa kizaba kuri iyi politiki. Perezida da Silva yahise asubiza Trump amubwira ko bidakwiye kubona umuyobozi w'igihugu gikomeye nka Amerika aburira ibindi bihugu abinyujije kuri interinete. Yagize ati, ntabwo bikwiriye kubona perezida w'igihugu gikomeye nka Amerika aburira ibihugu abinyujije kuri interinete. Da Silva kandi yakomeje abwira Trump ko akwiriye kumva ko isi yahindutse kandi ko batifuza umuyobozi w'isi. Yagize ati, akwiriye kumva ko isi yahindutse kandi ko tutifuza umwami w'abami utuyobora, kubera ko turi ibihugu bifite ubusugire bwacu. Niba yizera ko ashobora kudushyiriraho ibihano bishingiye ku musoro, natwe dukwiye kumusubiza ko twawushyiriraho igihugu cye. Munyemerere tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye. Amakuru kuri Imera Star nakagaruka. Mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza.